ndabasuhuje mbahaye ikaze mudukurikirana umunsi ku wundi hano kuri Kirabo TV. Ni karibu cyane, ni karibu mu kiganiro cy'uyu munsi, twishimiye kongera kubana namwe. Tugiye kuganirira hamwe ibimenyetso byakwereka ko umusore mukundana niba uri umukobwa yakubera inshuti y'ukuri, kandi turaza kuganirira hamwe turebe amarenga abakobwa bakunda gukoresha, utari uzi niba uri umusore turebe icyo asobanuye. Mu irushanwa ryo gushaka urukundo nyarwo abantu benshi baratsinda, abandi nabo bagatsindwa. Iyo urushaho rero kumarana igihe kinini n'uwo mukundana, icyo gihe muramenyana, mukamenyana, buri wese akamenya imyitwarire ya mugenzi we, akamenya ibyo akunda n'ibyo yanga. Ariko icyo gihe rero hari ibimenyetso bishobora kuguhamiriza ko uwo mukundana ari we wa nyawe. Ku bakobwa rero baba bagifite gushidikanya ku bahungu bakundana, hari ibimenyetso ushobora kureberaho ukamenya niba umuhungu mukundana koko ari uwa nyawe. Nurangiza kubyumva rero utangira usuzume umukunzi wawe, umenye niba agukunda koko bya nyabyo cyangwa se niba agufitiye irari. Ikimenyetso cya mbere, umuhungu ugukunda by'ukuri, inshuti yawe ya nyayo, igutega amatwi, agutega amatwi kenshi cyane. Ikimenyetso cya mbere cy'ingenzi nyine nk'uko nabibabwiye, agutega amatwi, umuhungu ugukunda bya nyabyo. Kizakwereka rero ko imibanire yanyu ishingiye ku rukundo nyarwo. Ni igihe buri wese aba ashobora kuba yamenekera mugenzi we, akamenekera undi, akamubwira ikimuri ku mutima, maze akagutega amatwi nawe ukamutega amatwi. Rero niba ushobora kuba waganiriza umuntu mukundana, umusore cyangwa se umukobwa mukundana, turaganira ku ruhande, ku mpande ebyiri zombi, ku mukobwa no ku muhungu. Niba ushobora kumenekera uwo mukundana ukamubwira ikibazo ufite, akagufasha kugisohokamo, nta kabuza uwo ni inshuti yawe ya nyayo, ni urukundo rwa nyarwo, ntago ari irari. Ikindi kimenyetso, uburu wibanze kuri we. Ntabwo bisaba amagambo menshi cyangwa se ngo abe yavuze byinshi kugira ngo bisobanure yuko uri ingenzi kuri we, ahubwo uburyo uri uw'agaciro kuri we, ibikorwa bye nibyo bikwereka niba uri uw'agaciro cyangwa se niba uri uwibanze mu buzima bwe. Niba aguha umwanya nk'uwaha umuryango we, uwo ni we. Niba ahugiye mu kazi ke ariko agashaka umwanya akaguha agaciro mu myanzuro afata, ukaba urimo, uwo ni umukunzi koko. Ariko niba ahugira mu bandi akazibuka yuko nawe ubaho nyuma y'igihe, umenye yuko urukundo rwanyu rwatsa ku musenyi. Rero umuntu wawe w'ukuri, urukundo rwawe rw'ukuri, ni wa muntu uguhereza kuba uwibanze, ukaba priority, ukaba uw'ingenzi, ukaba uwibanze kuri we. Ikindi, yishimira iterambere ryawe. Umuntu ufite urukundo rw'ukuri iteka yishimira kubona umukunzi wageze kuri byinshi mu buzima, ukora cyane arabyishimira. Ikindi, yubaha ibitekerezo byawe. Nubwo umugabo bimugora cyangwa se nyine akaba adakunda kuba yavuguruzwa, ariko iyo ari mu rukundo agukunda by'ukuri, nawe yubaha igitekerezo cyawe cy'umugenewe, akacyumva, aracyubaha. Rero ikindi, uhora uri mwiza mu maso ye. Hari ubwo ugira ubwoba uvuga uti wenda nusaza azakureka, urukundo rwawe rwa nyarwo, umuntu ugukunda bya nyabyo, niba wahinduka gute, ahora abona ubwiza bwawe mu maso ye. Ikindi, ntagatinya kuba umunyantege nke imbere yawe. Nicyo kintu cya mbere gikomeye. Kimwe mu bintu bigora umugabo ni ukwemera amarangamutima ye n'ibyumviro bye bikaba byasohoka. Naba ashaka rero kubigaragaza nk'umunyantege nke, ntabwo aba agomba kwigaragaza nk'umunyantege nke imbere yawe. Ariko niba agukunda by'ukuri, azareka amarangamutima yiwe asohoka, bikwereke nimba yabaye umunyantege nke. Reka turebe ya marenga akorwa n'abakobwa utari uzi, turebe icyo asobanuye. Mu rukundo rero hari byinshi bikorwa, ariko bikabanzirizwa n'imvugo zitandukanye. Hari rero umuntu aba ashobora kuguha ubutumwa muri iki gihe, nyamara we atigeze wumvira umunwa we ngo akuvugishe, gusa agakora igikorwa ugahita umenya ikintu amukubwira. Ni kenshi mu rukundo umukobwa avuga oya kandi yemeye, ubundi akavuga ngo yego kandi yahakanye. Abasore rero ntibajya basobanukirwa imvugo y'abakobwa, ahubwo ugasanga bayifata nk'uburyarya kandi atari ko biri. Kamere y'abakobwa ituma hari ibyemezo bafata, ariko bakagira ubwoba bwo kubishyira mu mugaragaro. Akaba ari nayo mpamvu rero baba bakeneye umusore kugira ngo abibafashemo. Biragoye kugira ngo usobanukirwe imvugo y'umukobwa mu magambo, ariko hari n'uburyo bwo gusobanukirwa ibyo umukobwa avuze, ashaka gusobanura urebye ibimenyetso cyangwa se amarenga arimo gukoresha abivuga. Umubiri w'umukobwa niwo ugaragaza ibyo ashaka kurenza uko imvugo ye ibigaragaza.
urubuga Elcrema rwagaragaje amarenga abakobwa bakunda gukoresha guceceka, guseka no kumwenyura. Iyo ubajije umukobwa ikintu agaceceka aba yemeye. Guceceka bisobanura yego. Iyo umubajije ati ese ni wowe wambwiye runaka ko dukundana, yacecetse aba ari we wabimubwiye. Kandi nanone iyo umubajije agaseka cyangwa akamwenyura nabwo aba yemeye. Ikindi, kwipfumbata akareba hirya. Iyo umukobwa yipfumbase akanga kukureba mu maso, ujye umenya yuko atagushaka. Umukobwa ashobora kuba adashaka kuvugana nawe ariko akabura uko abikubwira, akabura aho ahera abikubwira. Nubona rero umukobwa yifashe akipfumbata ukibona yifashe gutyo, uzamenye yuko atagushaka, nushaka kuzikurira akarenge kawe. Ikindi, iyo umukobwa agukora buri kanya, iyo umukobwa arimo kugukora buri kanya aba ashaka ko mumenyana kurusha umukobwa ugufata mu ntoki cyangwa se akagukoreshwaho, aba kwikubitisha nk'udushyi cyangwa se aba arimo kugukora buri kanya, aba ashaka kumenyekanisha yuko ashaka ko mumenyana birenze birushijeho ibyari bisanzwe. Umukobwa kandi ugasanga barimo nko kwigana utuntu ukora, niba usetse agaseka, niba bikoze ahantu akayikora, ujye umenya ngo umukobwa arashaka ko mumenyana kurushaho. Ikindi, guhumbaguza, kurya intoki, gukora no mu misatsi no gukebaguza. Iyo umukobwa wumbaguza akarya intoki akikora mu misatsi agakebaguzwa aba yagutinya. Umukobwa rero uzaboneye ibimenyetso azaba yakugizeho ikibazo cyangwa se yatinye abo muri kumwe. Gusa nanone hari igihe abikora bitewe n'abo muri kumwe ari bo yatinye, bikamutera rero ikibazo bigatuma atisanzura. Ngayo rero amarenga akorwa n'abakobwa utari uzi icyo asobanuye. Reka mbashimire mwebwe mwadukurikiranye iki kiganiro kuva gitangiye kugeza gisoje. Ndagusaba ukande subscribe nimba utarabikora, uduhe like na comment, usharinge no ku bandi bareba iki kiganiro. Mukomeze mudushyigikire. Bye bye.